Muraho neza, ndabasuhuje mwebwe dukomeje kubana muri uru rugendo rwo kwiga umweru Kinyarwanda alphabet ku ntego imwe duhuje yo gusigasira ururimi rwacu, tukagaragaza ubudasa bwarwo mu mivugire ko bugaragarira no mu myandikire ya umweru Kinyarwanda alphabet. Bisiguraho impamvu tubyita alphabet ni ukugira ngo n'amahanga yose abashe kumenya ko kuko dufite inyandiko kandi itari hieroglyphe ahubwo ya alphabet, cyangwa se y'uburyo bw'uko buri jwi rifite ishusho yaryo duhereye ku nyajwi n'ingombajwi, bikaba ari mu bintu byoroshya inyandiko cyane. Ibyo nabyo bivuze ko umwero ari inyandiko yoroshye, kandi koko abawiga bakomeje kubibona, kuko ubaye uzi kwandika ibisanzwe ntabwo umwero bikunanira. Uyu munsi rero tumaze igihe twiga inyajwi n'ingombajwi zimwe na zimwe, ariko uyu munsi kugira ngo tugire ibyo tumenya noneho mu buryo bwiza, tubyandike mu isura yabyo neza, bisa neza, bigaragara neza, tugiye kwiga kunoza inyajwi. Umwero rero mu kuwuhanga nashingiye ku mubare 8 kubera ko mu myumvire yanjye y'Ikinyarwanda ndetse ari nako biri, 8 ni umubare ukomeye cyane. Navuga ko ari ibare ry'ubumana, ariko kandi ni ibare rigaba rikagabira, ni n'ibare kandi rihama. Ni ukuvuga ngo ni umubare, mu magambo make, umubyeyi iyo aguhaye aguha 8. Rero ni uburyo bwo kuvuga ngo uyu ni umurage turi gusigasira, ni 8 w'igihugu, uzarambaho iteka, igihugu kizagumana ubudasa bwacyo bw'imivugire bugaragazwe n'imyandiko ibihamye ishingiye ku muco ari wo mweru. Reka tureke kubitindaho, tugiye kunoza za nyajwi. Uburyo rero tubara uyu mubare 8 ni gutya: ni 1. Aka ni akazu, ku bafite ikaye z'utuzu mushobora kwifashisha amarati mugaca utuzu 8 muri ubu buryo. Akazu kamwe ko mu ikaye mukakagira kamwe nyine, 2 mugahita muducira rimwe hatarinze hanajyamo akandi karongo, ariko nabwo mushobora kubikora gutya: 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Inyajwi rero uko ari 5 turiga cyangwa se turanoza: a, tunoze u, tunoze o, tunoze e, tunoze i. Izi 3 za mbere rero zijya muri 5, naho izi 2 za nyuma zikajya muri 2. Ako 5 kavugwa ni kano, n'ako 3 kavugwa ni aka. Twagiye turahera kuri a. A rero amahembe ajya muri 2, hanyuma umutwe ukaza muri 3. U nayo ihera aha, ikaza gutya. O nayo imera itya, ukanyuza mo hano. Izi nizo nyajwi 3. Urabona igihugu ndi gukoresha imashini biragoye ko nabiha umurongo neza, ariko wowe nukoresha intoki mu ikaye yawe biraza kuba bimeze neza, kubera uza kubona uko uri kubona inzira uza kunyuramo.
hakurikiyeho kunoza ebyiri za nyuma. Ebyiri za nyuma zijya muri gatatu. Ni gutya, hanyuma ni gutya. Inyajwi eshanu, uburyo bwo kuzinoza nibwo ubu ngubu. Reka twandikemo muri ino mbonerahamwe ijambo abana. Nayo mukaba murabibonye ko ijya muri gatatu. Kanze turebe ko nayo ijya muri gatanu, ikamera itya. Nazo tuzazigeraho, nuko ari akantu nshaka kubereka iyo wazinogeje ukuntu biba bisa. Nicyo ngamije abana. Ngiki kintu rero ngamije kubereka, by'umwihariko abantu bajya bavuga ngo umwero urasa n'icyaro, amahari cyangwa se jizi yo muri Ethiopia, abandi bakavuga igihinde, abandi icyarabu. Oya, baba babeshya, kubera ko icyarabu inyandiko yacyo iyo yiyanditse biba bimeze nka gutya, ugasanga hano hasi yabo niho harimo ihuriro. Hanyuma igihinde usangaho ihuriro riri hejuru, hari ukuntu uba usanga bimeze gutya, ariko hejuru ukabona harimo ihuriro, cyangwa se mu runyamahanga joint. Rero umwero iyo wawanditse neza, joint ibamo hagati na hagati. Urabona ihuriro hano ririmo hano, ku buryo iyo wabyanditse ubyegeranyije usangamo hano ariho biri guhurira. Iki nacyo kikagaragaza ubudasa bw'umwero cyangwa se bw'ikinyarwanda. Izingiro cyangwa se ihuriro joint irimo hagati na hagati. Mwakoze kubana nanjye, mukomeze mukurikire ibiganiro binyura hano, amasomo anyura kuri ino channel Umwero.
kugira ngo turusheho gusigasira ururimi rwacu. Ibikurikira naho ubutaha.